aha Nyirankotsa we have hanyuma se ubu ukazabona bizarangira bitera. Nyirankotsa ego sema ubugome buzakugeza he Nyirankotsa amashyari n'inzangano Nyirankotsa hinduka nk'abandi Nyirankotsa tibira Nyirankotsa ego sema ubugome buzakugeza he Nyirankotsa amashyari n'inzangano Nyirankotsa hinduka nk'abandi Nyirankotsa sinabona ko itangira itama meze bite. Urambaza iki? Iki? Urambaza iki? Icara tuvugane. Uzigiye rwose. Hakora Uvako. Buriya ni ibiki wankoze? Ibiki se kandi? Ikidasanzwe ni iki? Buriya ni ibiki wankoze? Ikidasanzwe ni iki? Uzi ko wangize inzanga ya kofi neza nkumva birancanze nkumva ngiye kwiruka. Wowe twinjire twumvikanye ibintu yuko ugiye kumuhereza agasopo hanyuma tuhagere uzana ibintu by'ubuhehesi n'ibiki byose. Ntabwo ari ubuhehesi ariko ni ibiki se byitwa ngo ikibiri. Basi noneho sibyo iyambure kuba wakwitwarira wumve kuri Ruvakaya nawe umbwire uburyo uko wari kubigenza. Babarira umbwire. Si washaka kuyama. Oya kandi arimo guhita. Ntabwo arenge rwose. Ngaho umbwire none ubwo urumva ngewe nakwishyira mu mwanya wawe nge nararozwe. Oya uburyo namubonye ejo niba ari ibiki yahise aguhuhamo buriya ni izina ry'Imana namurebye ndamwitegereza ndareba ahantu hose numva namuturikije ku birenge ndazamuka wumva birakurenga. None ubwo urambaza iki rero musange nyine uvuga ngo ni musange humura ibanga ryanjye ninjye nawe turifite sibyo ibindi byose byireka nasubira rero ugasanga nakugurana Nyirankotsa ko niba utamungurana se ejo wangize ibiki nyine ariko ntabwo guca ejo wagombaga kumuhereza ukurerega ukamwereka hagati yanjye nawe itandukaniro ririmo. Reka mubwire uburyo nubwo umuntu yaba ari mubi ariko ugomba kumurwaza ukagenda gahoro kuko burya imitima y'abantu ntabwo ejo wari wagiye kumufata mu mugongo. Oya ntabwo ari kumufata njye naramubonye ni impamo y'Imana nta gakovu ntaki ahubwo yaragiye guhinduka neza. Zuko burya Imana ishobora gufata nkawe rireka guhindura umuhinde neza njye narumiwe n'ukuri ko Imana bora narumiwe. Wumvise nyine bigushishikara n'ubu uracyari kubitekerezaho ahubwo se rero wiki urimo kumbaza Nyirankotsa njye bahari iki siki ese kumukubaza ne byukora nusurambaza Nyirankotsa kugira ngo bigende bite ubizi ko njye nawe tutumvikana. Yagiye dore kwirakaza urirakaza n'impapuro z'ubutaka nakwatse nazo ntiwazimpaye nta n'iki nta akose ufite iki kibazo ngaho zime ukomeze umurebe nari ko nta kibazo wazimpaye ndaziguha nijoro urazima ndaziguha nijoro kibazo urazima ariko se ibyo byose ni ukubiganiraho ari hese ushaka iki se ushaka ko gukorera iki ntacyo nyine nta happiness se y'iki genda rero ujye kumushaka ntabwo nzi yawe nijoro urazima wewe byane ngenda tugomba kugira Nkotsa Nyirankotsa ndi hano nsanga hareka ndaha senihore naha se ko umwe aba yicaye mu byiciro bimeze akoze reka kwisetswa rero aho ngaho kubyumva utagira ngo Nyirankotsa narahindutse ndacyari wa wundi uzi ntacyo urashye kize gihinduka akundi reka kubaza wumva nasoni biguteye gufata umwana wanjye ukamugira umugore wawe iyo utekereje neza nk'umuntu w'umugabo wumva nta kibazo ufite mu mutwe ariko se reka mubaza
ikibazo nari mfite mu mutwe urakiza. Ikibazo kiri. Ariko bampozoreraga. Bagukozorera. Kugira ngo wenda ikibazo ukeka ko nari mfite aricyo ngifite. Urumva? Ugatinya kugafata umwana w'umugore wawe. Urabizi ko bwa mbere nakubabariye. None n'ubu ngubu warongeye. Warambabariye. Nakubabarira. Warambabariye. Narakubabariye nyine. Ngiye byarandenze umuntu ahinduka ku isura ntahinduke ku mutima. Kuki abo baganga se batavuye umutima? Ahubwo noneho umutima ubu ngubu nibwo waje warabaye igisebe. Urumva ubu ngubu noneho narahindutse niyo ku gicuri ijana. Niba utarubizi kandi ubimenye. Mbese uranyihindutse muri make. Ntabwo nkwihindutse ahubwo ngubu Nyirankotsa noneho yariyongereye. Urumva? Nongeyemo ibirungo kiramo urusenda kiramo ibintu byose uzi nabishyizemo. Umva nkubwirera nushaka uzafata igisura ufata isusu ufata amahu ufite byose binagamo. Wowe reka noneho ndagufata. Uramfite? Ahubwo ni njye gufite hano ngo ngufite mu biganza byanjye agura ryo urimenje ucunge sanda. Ako se ubundi urashaka kugira kuki? Ndashaka ko wirukana riri muri uru rugo. Arewe. Ntabwo uzabirukana. Ngira gute? Ntabwo uzabirukana nzakurukangatse ku gasi. Urashaka kuzajya utara amashashi. Nibyo ushaka. Ariko rero ubanza ndimo kurota wakiza aho urumva ushaka gutora amashashi. Nde? Nutamwirukana ngiye nkamwirukanira. Urabizi uburyo nshobora kumwirukanamo. Uzaho kugira ngo ntuza ave muri no nzu rira kugira ngo agende wagende. Aho kugira ngo yive. Mwege babiri muzahita mu muzava hano. Ariko sanga numva. Hano ni wanje. Nano ni muganyu rusakariwe. Simwebwe buri gema muri bo muratonga. Banza ngo kumisuhurize nariko shaka. Bara no kutaza imigambi ngo bafitiye ubwo ngo kuntoza amashashi ngo kugira gute none uri kuregana no kuri polisi uyu n'umukobwa wanjye we uyu n'umukobwa wanjye byose yabijyamo ubu ngubu ko papa ari bwo kizaniye icyo ni kiri kumwakiriza babarira icyo shaka nuko rirasohoka hano nasohoka mu pfe nakubwiye ngo niba ushaka gutora mwajye mureka gusakuriza karitsiye ariko wowe mwajye mureka gusakuriza wowe ugafata umwana wanjye ukamugira umugore wawe wacecetse iyo naragwana naguwa wabyumvise ariko hana ndajya nduruhinjura wanje mbabarira uzi ko nimba mbabarira wicare sibyo nimba ari shinge baguteye mu bwonko ariko ushaka ngwana ngo ugira gute urumva ushaka ngwana asa wacecetse ndakuyanye nawe wewe utamurira ku mwana bakicara mwihora ntabwo nakwicarana n'inguzi asa kicaye nje ngukumbuye none nawe utangiye kwisaza guri ako amuretse akagenda injira mu nzu nzo kabagire bajya bagenda wagiye ceceka se kubera izihe mpamvu ino nzu ni iyanjye ngomba kuvuga igihe cyose cyane nshaka nava nkasara nkazajya mpaguruka nkamera gutya nkakora icyo nshaka cyose ego ko mwameze uko mwihorera none abaganga bamukuyemo ivanga batamukuyemo warose ngo papa wanjye karoge akoma waretse nase ndakubeshye none se inkuru yabaye kimomo nase ndakubeshye inkuru yabaye kimomo ndakubeshye rero niba naramurose namase urabyumva neza nagira ngo nkubwire ko rero ubwo burose nta hantu bwagiye nakubwiye ngo urumva yihakaniye urumva ntabwo mbihakaniye barajya kundeka witonde nawe yitonde nyine genda gake twubahane nakubwiye ngo irukana rirashya vuba vuba nutamwirukana iyo nashobora kuyikwendura ukamera nk'uy'umugore utwise inda wagiye nakubyimbisha wagiye ayo maso ukanuye gutyo nshobora kuyakanura nkayagira nkayipusa urabyumva neza anyihorere ngo nararoze umuntu amaze iminsi atari hano araje none niyo makuru arusha kumwakiriza wowe mbese ndakubeshyeye niba utambeshye nawe ahubwo nawe ucunge utabona gukunda ngo ngire ngo ucunge ndi uw'abandi uzi kuvuga rero tuzi nazakwirukanse uzi ko umutwe utangiye no kumva wari wakurya se wari wakurya mama horana ubu menyaje narabaye muri gereza yarabaye umusaza ibyawe noneho kujya guhera ino saha sha arushinzwe sibo umudugudu agomba kurara rimwe none ngiye gutanga itangazo amaraso y'abantu ugiye Nyirankotsa yarahindutse Nyirankotsa yarasaze Nyirankotsa noneho ngufashe ubundi buri ufite ntabwo ufite ikibazo mu mutwe oya nagira ngo ngufashe genda bahamagare no ngufashe gutanga itangazo mbe kimomo uko satani ataba atari Nyirankotsa
Hello. Hello. Ninde? N'umushyitsi. Niko. Siko mpese numva narindi kure, narindi mu Uvako. Wajya narindi mu bitotsi rimwe mu Imana. Amaye nka data. Niko. Urakomeye. Nakomeye. Kubera n'ukuri kw'Imana. Amakuru. Ni amahoro. Amahoro. Aho senda kwakira hano cyangwa twijire mu nzu. Katuganire hano nta kibazo. Hari n'icyokere. Haranashyushye. Amakuru kisi. Amakuru ni meza. Ahubwo sa yawe. Ndahomeye ndumuzuka nanjye. Umeze neza? No kuba muzuka ngesha hose. Naho cya urabona ko ntangiye gutora kabiri. Oya ariko nasa neza wagira ngo byagenze bite? Ko byagenze se sha ntubizi. Niko se ndi makuru. Ndaho. Ndashima Imana. Asha nanjye nagize gutyo mbona Imana rwose itanze ni nako nko gukirana. Ntabwo ndi kumva bishaka kumbwira ariko. Ko numva ufite amaganya nk'amwe ya Yeremiya. Cicika byihorera. Ubu ino si none ndimo kuyireba nkabona yaransese. Hakuze uko umuntu afunga mu myaka ingahe mfunzwe. Ngo iki? Ndaje rwose nsanga nasubiye. Tuvuga se ko tarubize ko mfunzwe. Biva ko yafungwa. Kubera ko utansuye mbese tuvuge ko ntabyo se. Nawe mfiki nawe. Ubu se ntabwo uzi ibyo Nyirankotsa yangeretseho. Ngo nicishije ngo nishe ntuza ngumbereye wongera gute kandi byose ari bubiri inyuma. Ndagenda barankatira. Bari bankatiye imyaka mike. Ese wafunzwe ryari mgiye mamateka. Ubu se si umwaka n'amezi angahe maze. Ufuse ngo iki? Akuzi yuko noneho bigeze wagira ngo sinzi. Umwaka n'amezi 8. Bivuge ngo nawe ntabwize utaba ubukwe bwo Vanessa. Ese ubwo rakamumaze. Naba narabutashye ukabutarambona. Njye sinarabutashye. Ngo iki? Kubera iki se kandi? Ariko urabizi? Ubukwe bw'umukobwa ntabwo watashye. Dunia hii ni mbaya kweli. Wari bwabimenye se? Ngo iki? Nawe ntabwo watashye. Njye suzuza ibyambayeho. Rekata. Uribuka zasaga zanjye n'inkwano tudiringa ku nkwano n'iki byose. Nyirankotsa reka nzaza hano rero mpasanga Nyirankotsa. Nyirankotsa uwo munsi. Ariko yanyetse impuhwe zabiheye. Reka nzaze rero amfate neza. Kwa kwituza kwa kunyirukana kwa kugira gute byose byavuyeho. Reka umugore amfate neza. Naye ndavuga ariko si izi mpuhwe. Ariko nuko utamenya. Reka yampaye cyayi nkunda akanshyiramo kanyukumbe. Uraroha. Umva. Ariko bavuze kuri ngo uburozi buraryoha. Ko na kimwe cyari kimwe uburyohe burushikiza. Shawa hora n'iki? Ubu noneho ngewe ninjye utahiwe. Ndafunzwe ngeze gute ariko none yambwiye ngo aza. Mbese nyine uko ako nakubwiye ngo iki nabona kwiyamye. Umva nyiraho. Na mwese ibintu byose mwari uri kuvana rindi kubyumva uri kubyumva mbasabye ko nkura muri ako kanwa kanyu. Niba udashaka uwo munwa nkwedura nkugira nk'uw'inkoko uri kubyumva neza nibwo uzabimenya. Washobora gukora iki hano? Hari ikintu wasize hano? nimbaje kunsura. Aza gusura nkande wowe uramuzi? Ntabwo wamenye kubera ngewe. Washe kugusura. Ariko ibyo abagabo baganira ubyivanga mu muti wa mugore. Abo se mpfe no mu nzira. Waje umenya ko aho yaciye adacurwanga. Ndavuze ngo mwese ibintu byose mwavugaga nabyumvaga kandi ngewe basabye kunkura muri ako kanwa kanyu. Naho mudashaka nka kwedura. Ukwedura kanwa k'abagabo. Ariko mbigukorere se bibone. Nakuntu we wataha katuvira mu rugo. Ruvakwa. Uyu mugore mubana muti muri iyi nzu. Tubana kutureba uku tureba. Ngiye ngusabye kumvira mu rugo. Kandi nawe umuntu ufite umuntu uvanye muri gereza. Nina ugira uwimbata nzawugira uwingurube. Iyo uvuga ngo we nawe biki. Abo ndanafuze ngo sohoka hano unagiye. Ariko se umva nazira mu rugo. Ariko umugore ndavuze ngo nazira mu rugo. Ndagusuzugura narwo surwanye. Iyo zozi kuntu yubatswe urabizi. Urabizi. Ndavuze ngo umva wa mugore. Umva utazankora mu jisho. Ndakuze sohoka mu rugo rwanjye rugambere. Mazi si yandi mugore. Uzitonde bose nabakoze mu budehe nibwo muzabimenya. Uri
iyo nyiraho kutavuga nyiraho kutavugagara nimara kukwedura kuri kawugira uw'imbara nibwo uzabimenya kuki Imana irema koko ikafata umuntu nk'uri ikamuha ubwiza ndetse imiterere myiza buriya koko ariko uzikora twirengeje neza ijwi ry'umuntu muri turi abagabo umva se nyine kubwire noneho gahunda iri buriya ngo afite kuzamfata ino nda yanjye akayikwedura akayigeza hehe iki ni mama y'Imana yampaye nka data ubwo si ugira ngo buriya ntiyabikora se warayone kuzagaruka ngaha ahubwo ariko se ubundi reka rero atanansanga hano ugasanga inzara yitwitse reka duce bugufi ariko se Ruvakwa shaka mugisha inama ko wenda we wagenze amahanga ukagenda intara nyinshi nta hantu byibura wabuziranye n'umuroza ngo nkopi nkuba wenda nzajye nyishyura buhoro buhoro ni ikizi uno muntu atarantanga byibura akayinkopa nkajya nyishyura buhoro buhoro Ruvakwa binjiremo agatabyumva none se binjiremo nta bundi buryo umuntu yakoresha akamwikiza ariko atishe ariko se yaramfasha kwata none se ko ashaka kunyica n'ingiye ubwo se mutandukanye he ahubwo twashaka ubundi buryo umuntu yamwikiza ariko atishe reka mubwire uko byagenda kose urumva uko byagenda kose ndatinde gatonya ni izina ry'Imana rahita ndangiza kandi urabibona ntushaka ubu bingiremo hakiri kare itekereze neza naho ubundi njyewe ndi mu marembera ni mama y'Imana kandi ubyumve Ruvakwa muracyari kumvuga n'ubu ngubu ariko se ko ndimo kumubwira ngo mugeze umubwira iki urabona atarahagurutse nabyumvaga ibintu byose mwavuga kandi nababwiye ngo mushyire hasi nabwiye ngo iyo minwa yanyu mushyire hasi tuvuze ibiki muvuze ikintu byose avuga ntabwo nabyumvaga niba hagurutse ugiye wagiye waviriye mu rugo ukagenda reka twabanye induru ubuze karose wigira kibi sawa nyine genda rwiza wenda yagutsinda mu muhanda ariko se genda nawe gahwere wenyine uri kwivugishwa ngo gahwere ugiye genda nawe ahubwo garuka ubundi se wajyawe wambuzanye wenda kugira ngo garuka hano wejyane ijyane oya garuka hano namugumana si uwanyu namugumana si uwanyu nekura nawe ngo baze mubwire ntabwo bari bareke umuntu akabanza akamubwira akabanza akaruhuka namubwira se mwaza nkamubwira ubundi ca hano oya cyano tugende oya ariko ngwino tugende wowe ukoze isoni se ziki nagushaka gutuza nuko rero bimeze umva ubu noneho mbese ntawe nubwo akiri Nyirankotsa none se waratunguwe cyangwa kubya nk'inshuro 60 ariko ubu nabuze icyo nkora none ngesha ubu yabaye Nyirankotsa nabana bya bindi byo gusara wenda usarishijwe n'uburozi none ngiye gusazwa n'iki se n'ibitekerezo iri zuba ikishwe n'ibintu byose ugiye gusazwa n'iki tuvugisha ukuri yamereye nabi ariko ibyo byose ni wowe byitera ako se mbyitera none se wari umwana ni gute wafata umwana ukamusangira na nyina mu nzu imwe mu cyumba kimwe ni gute bakubaza none se reka mubwire nari nzi ko azaza ntabwo ngira bikwibwiye neza ko mama bagiye kumuvuza ntabwo ngira bikwibwiye neza ko natazagaruka hano mu rugo kuki utahereye aho ngaho ngo ubireke mwavuye kwa papa nari kukubwira ngo rekane nari ibyo ntabwo ngira bikwibwire njyewe yewe icyo umwanzuro nafata nuko ngomba gusigarana riri umugore agatumuka yego se ni impamo y'Imana aseriri yaguhaye iki yarakuroze ntabwo yanduze none se mbane n'ikibi kandi nkire asubwo wibwira ko riri akwifuriza icyiza wibwira ko riri nta tageta gufiteho riri nta kibazo kindi riri arashaka kubaka nicyo cyambere kandi umutima nta hantu uhuriye ni umufundi se cyangwa ni umuyede nyine arashaka kubaka urugo nk'umugore n'umugabo warasaze kuko njyewe icyo nakubwiye uko byagenda kose sha ni impamo y'Imana Nyirankotsa aragenda pe ngenda kubwiza ukuri rero ko nutareka imico wihaye yo gusangira umwana na nyina mvuga ibiki ngo riri ngo ntabwo yakuroze njyewe nigeze njyana nawe mu bapfumu ubwo uri kundirimba mu biki we iwe none hate haturuka nose ubwo ko mbona suje ntabwo wamagaye ndizera uzana izi mpapuro z'ubutaka ibyo nayimutuye
none se ko waje gukora iki hano baba wicara aha ngaha kwa nta nazo kibazo wicara aho ngaho ya gahunda ndayihinduye mama y'Imana iri se ntabwo ako kimujyana ubundi sheri bite nizere ko za mpapuro zizanye zihese kandi mpapuro z'ubutaka bahe nurazizanye bahako bahe niki kigutunguye kirimo oya ni wowe ufite niki kigutunguye kirimo oya niko bahe ni wowe uzifite oya buretse gato yanjye mbanze nkubaze iki kigutunguye kirimo hano waba wibeshye ahantu wajyaga waba uyabye inzira niki kintu kiri kukubabaza ngira ikintu kiri kukubabaza adatuza ratatuza cyane ari nkumbuye ifoto y'ababyeyi bafatanye gutya si wari uyikumbuye izina ry'Imana no buretse nkwereke wowe sa nk'uwicara noneho ariko rero bahe na bahe mve mbere bahe na genda twifotoza ariko wagiye genda ntabwo bikunda genda ariko bahe wafashe uwo nguwo bahe muko mukubite mujyana ahita ariko se oya murekune papa kubita riri wenyine sha ariko se wakasha ariko se uri inyuma ya mama kubera icyo wakubise ubasha uwo murekune icyo birabareba mwirwara se noneho ni amafaranga oya garuka babifotore garuka ngwino amafatore garuka ariko urandebe no ukigaruka muzamufatore nagira ngo ndebe ku gifite ikimwaro kizari iki cyabaye niki cyabaye rata mukubite rata mwirukane burasobanura gutera ndiseseme se byagukoze ku mutima ko bizirikanye ahubwo siko mbona byakobaje ukivumbura rega ejo wireye watumbaganye ugana n'amandazi ya magana ngahe uyu munsi wireye watumbye tumbuka byimbuka mama nose wamponze naguponda se wowe ndo capati wari witumbishe reka kuntu washabirikana arajyanye mu nawe nagira ngo mwereke kuna amakipe arutana sibyo gero nagomba ndi guhangana nawe niba utari uri guhangana nanjye twari ufite umunwa mpangana nawe utazanibeshya yuko ngemba nahanganya nawe rwose umva nkubwire rero tuza noneho hamamwe duhangana uri kubyumva ngira mpangana nawe wowe riri mbese ubwo byakora nkubwire warakoze sibyo wandereye umugabo arasa neza akadakaraje amarinyo nabonye atitira usikura ameze neza warakoze mwana wa warakoze rwose ubwo rero ukumva nyine wageze ku intsinzi urumva ntatsinda uzi ikintu utazi ushobora kuba wari uzi yuko iyi yari action kandi iyi ngiyi yari imyitozo none urindire ko turi kwitoza ubu nibwo agakino gatangiye nanjye nditeguye imikino nk'iyo ngiyo y'abana bato nk'amwe mu kibyiruka ndayikunda nta kibazo nta kibazo hamwe duhangane nta kibazo tuzatureba wowe tuzaba turi wowe ahubwo nudacunga neza n'ubuzima uzabuhata narakubwiye ngo ubugabo si ubutumbi none ubu urumva umaze kuba intumbi cyangwa urumva umaze kuba umugabo ntumbi yumva kare tuzi kuko ushobora amabuni kugenda kubita hano ashobora kugenda uruhande rumwe ubugabo si ubutumbi nzagukoma wumirwe nta kibazo kibirimo ni ukuri nta kibazo nose maze kubikubwira inshuro zingahe ejo ntabwo numvise bane arimo kuvuga yuko ari we ufite impapuro nyine niwe ubifite ariko none se sibyo byiza ahubwo njyewe ahubwo nari guhangayika ari uko ari Nyirankotsa uzifite uriya Nyirankotsa zifite twakuraho ariko kuba ari reka buriya bahena z'ubwenge bahena buriya mu bana ngira z'ubwenge uriya ararebye aravuga ati Nyirankotsa ashobora kuziba akagira gute reka nzibikire papa atazamuhenjarika akagira gute wizeye neza yuko azaziguha ujya kuzima gusa ahubwo ntabwo dore ikintu ushaka ko nagusaba kimwe sibyo ni uko bahena tugomba kumugendesha gahoro tukamutwara neza bishoboka
uzareba ko azaziduha n'inkomo y'Imana. ngiye ko ntazi kubembereza koko kandi abashaka abantu bamubembereza njye ntabwo mbishoboye. Nyine wowe ntuzamubembereze. Azajya avuga n'ubundi musubize. Oya ntuzamubembereze ariko si kwicisha bugufi. Ubundi iyo uzi icyo ushaka ugomba guca bugufi. Ariko si ufite ikihe kibazo? Ikibazo cya mbere ngiye rero mfite. Usibye ibyo ngibyo by'ubutaka, sibyo? Mfite ikibazo cyawe na Nyirankotsa. Relationship iri hagati yawe na Nyirankotsa, umubano witwa gute? Nyirankotsa buriya rero Twagira ngo icyo ushaka umushakaho. Oya na icyo mushakaho ndashaka kugenda mwiga mbanze mucengere. Nimara kumucengera maze kumenya, nimara kumenya mbese ibintu arimo gutekereza koko nimba ibyo avuga koko yabikora. Urumva? Mwereke. Buriya nta n'ikindi shaka kugeraho. Noneho biriya bintu byose uri kumwigiraho mubikora mu maso yanjye uri kumwiga. Mba ndimo kumwiga. Kuko arareba kumva ko ndimo kukurisha umutima. Urumva? Kumbi ntabwo azi ikindi mu mutima. Ahubwo nawe uzajya umwereka uburakare nitugera ku ruhande usekere. Erega ni ukuri kw'Imana. Uburyo iyo baravuga ngo umurozi ibuye ryishe ibuye ngo ryageze gutukoma. Sibyo? Ibuye ryageze. Ryagaragaye ntabwo riba ricisha isuka. Rero reka nkubwire. Ngiye ibyo bintu byose ushaka ko nzagufashamo nzatangira kubikora ari uko wamaze kumpa impapuro z'ubutaka. N'ubundi warabinyemereye. Urumva? Rero mu gihe utarazima nta kuntu naba mfite icyizere cyo gukora ibyo ngibyo byose ushaka ko nkora ngo Nyirankotsa ngo umurishe umutima ngo ibiki n'ibiki. Nasibondere kamubaza. Ubu nta cyizere urangira ko? Ubu nta cyizere mfite? Ntabwo ndakugirira icyizere cyuzuye nk'icyo nkugomba kugeza igihe uzampereza impapuro z'ubutaka. Undi se n'inzigo uzazibika n'uzazibika muri ino nzu? Nta kibazo. Ari njye wazibitse. Nta kibazo, nta kibazo. Wowe uzazime uzishyire mu biganza byanjye. N'ubundi ko tuzagumana. Mpamagarire Bahena umuvugishe. Araza n'ubundi wajya kubona ukabona n'ubundi araje. Mumpamagarire muvugishe mubwire ko mushaka hanyuma ntangire gahunda. Nta mayinite. Ayo. Kanjye kuzana telefone. Wampaye amafaranga se nkajya kuyigurira. Amayinite se? Reka nyakoherereza ndamufite amafaranga. Ubwo telefone yanjye